aho tuba tugenda tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ku nzozi nyinshi cyane abantu benshi muri mwe mugenda murota umunsi ku wundi. Yes, rero njyewe ndi Aizo, musobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nibwo buryo ngarutse uyu munsi ngo tuganire ku nzozi benshi muri mwebwe mukunze kuba mugenda murota ariko ntimumenye ngo bishatse kuba byasobanura iki cyangwa se byasigura iki. Rero izo nzozi nta zindi ni ukurota urya imyembe cyangwa se kurota uri kurya umwembe bishatse kuba byavuga iki mu buryo bw'inzozi. Ese mu buzima busanzwe byo bishatse kuba byasobanura iki? Nimba wararose zino nzozi cyangwa se hari umugenzi wawe uzi yazirose, igihe ni iki ngo umenye icyo bishatse kuba byasobanura ku buzima bwawe. Ntabwo nza kuba natinda cyane, reka turebere hamwe ibisobanuro byo kurota urya umwembe cyangwa se kurota urya imyembe. Muri rusange kurya imbuto mu nzozi bifite ibisobanuro byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'imbuto warose uri kurya, uko wayiryaga ndetse n'uko wiyumvaga igihe wari uri kurya urwo rubuto cyangwa se izo mbuto. Umwembe ni urubuto rw'uburumbuke, ibyishimo n'icyizere. Ngo iyo ururya mu nzozi cyangwa se iyo uri kurya umwembe mu nzozi bifite igisobanuro gikomeye cyane, nko kuba uri kweza ibyo wateye. Rero nkawe mushyashya icyo nakubwira ni kimwe no gukanda subscribe kugira ngo igihe dukoze ikiganiro ujye ubasha kukibona mu wa mbere kitari cyaba umuranzi. Rero wabona ku video yacu ugakanda like kugira ngo dukomeze kuba byagenda neza cyane, ubundi ugasangiza ino video abafite bagiye batandukanye by'umwihariko ukoresheje nk'amagurupe uba ugiye uherereyemo kuri za WhatsApp ndetse n'ahandi hose. Rero biradufasha iyo ukoze share bibasha kuba byagera ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye. Rero uyu munsi n'ubundi turimo turagenda dusobanura ku nzozi zo kurota uri kurya umwembe cyangwa se uri kurya imyembe. Izi nzozi abantu benshi badusabye ko bagenda dusobanura cyangwa se tuvuga bakamenya byinshi kuri ibi ngibi. Wese bibaza ngo ese bisobanuye iki kurota urya imyembe ihiye neza ubona nyine imeze neza cyane? Ngo iyo urya imyembe ihiye imeze neza cyane kandi yoroshye, ibi bifite ibisobanuro bitatu by'ingenzi aribyo ngiye kuba nakubwira ntatinze cyane. Icya mbere, amahirwe ari kukugeraho. Icya kabiri, ibyishimo n'amahoro biri mu nzira. Icya gatatu, ibikorwa byawe biri gutangira gutanga umusaruro. Ushobora kuba waraharaniye ikintu igihe kirekire, none igihe kirageze ngo ubone igihembo cy'ibyo waharaniye. Bivuze ngo igihe uzarota izi nzozi ukarota uri kurya umwembe umeze neza cyane uhiye usa neza, uzamenye ko byanga byakunda kimwe muri ibi ngibi ari kigiye kuba cyakugeraho kandi ubona ko byose ari ibintu byiza cyane rwose. Izi nzozi ndazikwifurije nawe wowe udukurikiye. Kwibutsa ko iyi ngiyi ari Ghetto Challenge TV, ya TV yanyu ibagezaho ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe n'ubundi rero kurota urya imyembe idahiye neza cyangwa se yababutse. Ibyo bishatse kuba byasobanura iki? Nimba ukomeje kuba uri kumwe nanjye urabanga nabyo umenye igisobanuro cy'ibi ngibi mubwiye. Kurota urya imyembe idahiye cyangwa se yababutse, ngo ibi bishobora gusobanura yuko ngo ufite ibyifuzo ariko igihe kitaragera. Wenda urifuza amahirwe, urukundo cyangwa se amafaranga, ariko biracyafite urugendo rukomeye cyane. Biba ari nk'ukuri kukubwira ngo ihangane gato, ibyawe biraje cyangwa se biri hafi kuza. Nizere ko muri kugenda mubyumva neza cyane. Naho iyo urya imyembe mibi yangiritse cyangwa se ibabutse bishobora kuba ari ikimenyetso cy'amakosa cyangwa se imyanzuro mibi ugiye gufata mu buzima bwawe. Ngo biba ari nk'amabwiriza yo kwitonda. Ibi ngibi bamubwira aha ngaha rero kubikubwira mba ngira ngo ujye umenya buri kintu cyose urose ubashe kuba wamenya icyo bishatse kuba byabwira ubuzima bwawe cyangwa se byakubwira wowe ubwawe, kuko akenshi inzozi zacu ziba zirimo ubutumwa bukomeye cyane. Rero ni byiza ko tuba tutagomba kuba twasuzugura inzozi zacu tukaziha cyangwa se tukaziha agaciro gakomeye cyane, tukumva ko ari ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Murabizi ko hari ukuntu njya mbabwira ngo hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bidufitiye umumaro. Ariko inzozi ni kimwe muri ibyo bintu ujya bitugirira umumaro kandi tuba twabisuzuguye. Byaba byiza kandi bikanagufasha ugiye uha agaciro inzozi zawe uba warose. Rero reka dukomeze n'izi nzozi zo kurota urya imyembe. Ni ukuvuga ngo izi nzozi zifite amarangamutima agiye atandukanye.
Yani uvuga ngo iyo urose urya imyembe mu nzozi wawe kandi ukishima ukumva ufite umunezero, ibi bishobora kugaragaza ko ushobora kuba uri hafi kubona urukundo cyangwa se umuntu ugufitiye agaciro gakomeye cyane mu buzima bwawe. Ariko niba ubirya ufite ubwoba wumva udatuje, biba bishobora kuba byavuga yuko hari ibintu byiza ushaka ariko ufite ubwoba bwo kuba wabigeraho cyangwa se ufite ubwoba bwo kuba wabitakaza cyangwa se nanone byihutira cyane. Hano hantu nizere ko muri kugenda muhumva neza cyane mwebwe mwese mukurikiye Ghetto Challenge TV, kandi byose akonje ndi Aizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Rero nimba nawe ugira inzozi nk'izi byaba byiza cyane ugiye utwandikira muri comment ukatubwira cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu, tukabasha kuba twagenda tugufasha ukagenda umenya akantu kandi kuri izi nzozi tugenda dusobanura umunsi ku wundi. Dukomeje reka turebere hamwe icyo imyembe ishobora kuvuga mu bundi buryo. Mu mico myinshi itandukanye, imyembe ifatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo, ubusabane ndetse no gusangira ibyiza. Niba nawe warabonye uri kurya cyangwa se wararose uri kurya imyembe usangira n'abandi, ibi bishobora kuba byasobanura ko hari ubucuti, umuryango cyangwa se umubano uri gukura neza cyane wowe n'abandi bantu cyangwa se n'undi muntu runaka. Ariko nanone niba wararose uri kurya umwembe wenyine, ubona uri wenyine udaha abandi, ibi bivuze ko wikunda cyane cyangwa se kugira ibyo ushaka, ko hashobora kuba hari ibyo ushaka kuba wahisha abandi ntibabimenye. Ariko nyine inama nakugira byaba byiza ugiye usangira n'abandi cyangwa se ugiye uha n'abandi, kuko ni byiza cyane gusangira. Ibi n'Imana irabikunda, ikintu ngiye mbasha kuba nagenda nkubwira. Nanone kandi reka turebere hamwe ubutumwa bw'inyuma y'izi nzozi. Inzozi zo kurya imyembe zitubwira ko hari ibyo wategereje bigiye kuba byaza, kandi birashoboka yuko ari Imana, umutima wawe cyangwa se izindi mbaraga ziri kukubwira ngo komera wihangane, ibyo ushaka biri bugufi cyangwa se bigiye kuba byakugeraho. Uko ni nako ndi kugenda negera ku musozo kabisa, ari nako ngenda nkubwira ngo niba nawe wararose izi nzozi cyangwa se hari mugenzi wawe wazirose kandi nawe utarazirota, byaba byiza ugiye umenya amakuru mbere yuko ubirota. Ya rero gahunda nimwe niyo kunyandikira muri comment ukambwira ibyo warose cyangwa se ukambwira uko izi nzozi wazirose, kandi ngufasha ukagenda umenya buri kimwe cyose. Ya rero biba byiza cyane unyandikiye muri comment cyangwa se ugahita unyandikira kuri nimero yanjye kabisa, tukavugana kuri WhatsApp ukansobanurira neza cyane, ibyo biradufasha. Rero gahunda n'ubundi ni gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kuba byagenda bigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Rero iyi ni Ghetto Challenge TV, ya TV yanyu y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose muri rusange, ibagezaho ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye. Yewe ndi Aizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ndabibutsa ko uyu munsi twari twagarutse ku nzozi zo kurota urya imyembe, dore ko abantu benshi bagiye bansaba kuba navuga kuri izi nzozi. Ndizera ko mbavuye imideni kandi mukomeze namwe mumbwire, nkomeze ngende mbafasha, kuko niyo mpamvu bandahangaha ngo icyo ushaka cyangwa se icyo ushatse gigukorere igende neza cyane.